Oh, the glory of the Lord has come. Turagarutse kuri Eva Mama Dieme turi kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza umukozi w'Imana afite. Uyu mukozi w'Imana mureba afite ibintu bikomeye. Hari ahantu Imana yamukuye, yari afite ibintu bitatuma uryama wowe wawe, yari afite ingeso murazumva. Reka noneho tumutega amatwi weho uhaguherereye hose, ndagusabye ngo umutega amatwi. Uyu ni umukozi w'Imana yakuye ahantu hakomeye. Nyemerera noneho tumuragize Imana kugira ngo yivugire ubyumve. Kadusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimira kuba wararinze ubwoko bwawe. Nyemera data iki kiganiro tugiye kunyuza ahantu, Mana yacu abagikurikira ubahereze guhindurwa nacyo. Uyu mukozi wawe mushyize imbere y'amaraso yawe kugira ngo umuyobore. Urakoze kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Karibu bakundwa mu nyumva muri aya masaha. Imana yangiriye neza cyane. Shitani yangoresheje imyaka 30, ariko mu iyo myaka 30 ndabyiza naboneyemo. Ibyiza mbibonye yuko ndi muri Yesu. Shitani yangoresheje ikintu cy'ubujura. Ihene nariye, inga nariye, ndabona amenye umubare. Ngaba ndi kuvuga muri aka kanya kugira ngo abanyumva, abajura bakiba, abarozi bacyumva amagambo ngiye kuvuga. Nari ndi umurozi, nari ndi ruhagwa. Umukobwa yarandamutsaga agahita azangurikiye bitewe n'uburozi nari mfite. Umugore naramuherekaga kuwushyiga, umugabo akamukubita ndiyahukana kuko ubwenge nari narabujyanye. Umusore yaba arasohoza nga none yajya kurongora, hari akantu nakubitaga ku muryango. Umusore akamara amezi 2 tarashobora uwo mukobwa. Uwo mukobwa akavuga ati rero ngiye kubwira iwacu. Si umusore nasanze ahubwo nasanze ari umukobwa kimwe nanjye. None ngiye kwivira mu nzu ngewe ngende. Narabegeraga ndavuga ati mumaze gutanga byinshi cyane, none ngewe rero muramba 3 gusa. Isaha muragira mu nzu ni saa moya. Abagore baraba batera imbundu, baraba baraho muri salo. Umusore akaya kuryama n'umukobwa we yashuje. Bajya kumva bakumva umusore yambaye agakwemba ari gutera imbundu, n'abari baraho batera imbundu bitewe nuko uwo mukobwa ibyo yari ushaka yabimukoreye. Shitani yari yangoreye ibintu bibi cyane. Umukobwa rero warongoraga ngo kumanywa twaragendaga tugakubita kandu hariya ku muryango, akamara hafi n'amezi 2 cyangwa 3. Muri abo barozi nari mbarimo, nagendaga gakubitaho, namara gukubitaho umusore akamara amezi 3 ndacyo ashoboye. Ibyo byose ni Shitani wabingoreshaga. Namwe yurumaga imyaka 20 najyaga kurushakira n'ubufumbira. Mwe mu nyumva muri aka kanya muri aya masaha ngubwiye yuko wewe ugikora ibyo bintu, garukira Yesu nguko nanyira mugarukiye akangira neza. Ubu ndi umusaza wavutse 8 mfite imyaka 72, ariko mbonyeho wagira ngo njyara umusore dore ndanimba imvita. Amina. Imana wahuye n'Imana cyane igubwira neza. Yuri umusinzi
amafaranga nari narayamariye mu buraya hehe muri za bara ariko wowe uri gupfisha amafaranga ubusa umugore ndagaboneho ntabwo ari bwo bugabo nibyo nageraga ku mbogo nijoro ngayihogorora namara kuyihogorora nakubitaga mitiyo namara kuyikubitamo ngakurura ngashyira mu magaro ngajyana mu rugo noneho bwacya mu gitondo abasengezi bakaza ngo baza gusengera umunyenzoga yararebaga amafaranga akagera acisha ari gushyira mu mufuka ari gucisha mu mufuka noneho ngewe nabaga ndaho ngaseka nakubise urumogi ku munwa avuga ati simburiya arasanga miki itaka ryabaga riri ku mbogo neza neza ndawamenya aho ko byose bimeze noneho bagira mu kanya bakabona batabuye imbogo murazizi wewe unyumva imbogo murazizi bakavanaho amakuru bagasanga ni indero gusa naho inzoga nayivanyemo babikoraga uhari nawe babikoraga nanjye mbari neza cyane noneho rero nakuraga abo basengezi ati muzi nje kubasengeza inzoga yanjye naho niya nzoga yo nibye noneho nageraga mu rugo ngabasengeza umurambo ndekeye itabi ry'urumogi nararinyweye ibiryo byo naryaga ngingo nibiri hari wewe unywaga itabi ry'urumogi uretse ugiye kuburana na Yesu nushaka urireke ukinyumva muri aka kanya naryaga ibiryo ndibibaza najyaga mu murimo ngahinga ngavamo ku mugoroba bitewe n'iryo itabi ryatumaga ngo bita umugore wa mbere ngamukubita ngavana ibishishi mu ziko ngabimukubita mu maso ngabona umugore ari kwibirindura gutya ngaseka Yesu we umugore wa mbere yari yarapfuye urupfu rubi mwe mu nyumvu umugore wa mbere we nashohoje twaganiraga n'abakobwa umugore wa mbere naje maze kumusoza turashyingiranwa umugore wa mbere yapfuye muri 80 wumva iyo myaka muri 80 ndangiza imyaka 20 ndamugore mfite ariko uwo mugore abakobwa b'icyo gihe bari amasugi ntabwo ari nga b'iki gihe umukobwa uri kwirirwana n'umusore bameze ngisake umusore w'icyo gihe umukobwa yamubonaga iriya hijyaga kwepa neza cyane ariko uwo mukobwa namusohoje nga none kuko hari abasore bafatiraga abantu ngewe narongoye ku manywa iyo warongoraga ku manywa ugasanga uwo mukobwa ni isugi bareze neza yajyaga gusubiza amaguru noneho yamara gusubiza amaguru bakambagira ihene kuko nasanze iwabo baraze neza ari isugi banzaniye ihene noneho umusore kuko yarongoye ingoro y'umukwe niyo natangirira gahunda guhekenya bagiriye ingoro nari ingoro noneho rero umukobwa niwo wavugaga umutsima gw'amasaka atari ubugari buri kubasazisha vuba ibi birayi biteye imiti biri kubasazisha vuba twe twari ibirayi imvura niyo yabigwishaga ugasanga ikirayi kiri gutoga amafufu naho iby'iki gihe ni ngibidodo niyo mpamvu uri kubona umusore ugasanga yasaje noneho umukobwa rero niwo wavugaga umutsima gw'amasaka gahereza umusore na sebukwe na nyirabukwe noneho umukobwa wa mbere rero ubona ari mfite yapfuye muri 80 amaze gupfa muri 80 nigira mu bujura ingazo nariye n'abasegatara zari ziri nyinshi tukiraho mwarabajura bangahe kiongozi yarindi twari turabajura 50 ariko wari barongoye ni ngewe noneho rero twandikiraga abantu igihe cyo turaza twarebaga urupapuro tukarushyira mu muryango noneho nyirinzu yabyuka agasanga urwo rupapuro ruraho mu muryango noneho rero yararusomaga yamara kurusoma akavuga ati rero abajura bazambira akabwira umuryango wose bakatugenzura hafi amezi ngabiri tutanaraza noneho twazaga igihe adakeka nguko Yesu azadutungura wewe uri kunyumva uyu munsi nawe ugikora ibyaha ukigendera mu busambanyi
data yabakubise akanyafu kazita ngo mwavuze ngo ni indwara kimwe n'izindi. Babisuzugura mukozi w'Imana. Barabisuzugura na n'ubu kubitaho bora ngo ni indwara kimwe n'izindi. Amavuta neza cyane ngomeza kuba mu bwo buzima. Nagaragara ku muryango ngapfumura hara ku muryango. Noneho nakwinjira mu nzu ngasanga nyiri urugo n'umudamu we basinziye bari gufurura. Bari gufurura. Narebaga umugabo ngamuterura kuri ubwo buriri. Ngamushyira hasi. Yego. Bagiraga ngo turi benji. Noneho ngamugorosa cyakiri igiti cyo bari bigorosha ngakimugorosa mu maso umugabo nakimugorosaga mu maso. Umugore niramushoreraga ngagenda ngamubwira ati jya kundanira amafaranga gari kuko nari nzi yuko bacurujije. Yego. Noneho rero umugore namushyiraga imbere ngihute undangira amafaranga gari ngo ngagariya mvuge kabiri. Yesu yarakoze kubigukura. Mvu umugabo witwa Yesu. Wa wundi wo muri gusuzugura. Haleluya. Izo nzoga ndawundi wazigukiza usibye Yesu. Niyo mpamvu ndi kubaburira muri ino minsi kugira ngo ngawe wamagura urumogi uri gushaka iki ushobora kukwica. Urumogi nararunyweye nanywereye no kugara. Noneho nashyiragaho amabuye ku rugara. Noneho ngakogota umwotsi ukayagura hinguka mu kibuno. Yesu we. Byatabirinwaga batwa nibyo byari byarandeze. Yesu we arakoze data. Noneho rero amavuta abajura hangaka hari igihe bashatse kumbata. Noneho ndagenda ngingura urugi. Noneho nihisha mu ubwo rugi imbere. Abantu baje gutabara wa muturanye naje inyuma yabo. Maze kuza inyuma yabo naje ndi gukubitaga hababo ngarihe bagira ngo nanye mbarimo. Noneho naje inyuma yabo ndavuga ngariho ngo tumufate naho ni ngewe. None isaha yarageze bagiye kumva bumva ndirukanze. Mu kwirukanga naragiye ndi kwirukanga imipanga nakize hano imipanga nakize. Ndi umujura ndi gukoreshwa na shitani bitewe n'inzara. Naguye kuri force hejuru. Nguye kuri force hejuru. Ntabwo wagiye muri force ndani. Imana yari ziko nzaba umuvuga butumwa neza cyane. N'ubu ndi umuvuga butumwa. Ushobora kumbona ukambona mu biterane mu masengesho mu nzengero. Shatse wazababagara. None nageze kurago madindi ryamira kuko Imana ndago yagomba kwemera ko ndi gitahazi kuko nari nzi yuko nzaba umuvuga butumwa. Uzi kugira ngo umuvuga butumwa w'umujura ndakindi Imana idahindura. N'indaya yubaka urugo kandi ndayirahinduka cyane rwose. Ngabandi kubabwira ubutumwa muri aka kanya we unyumva. Wo muri Kenya urukunyumva, mu Burundi ukanyumva, mu Rwanda urukunyumva, hehe mu Buganda urukunyumva neza cyane. No muri Amerika hose ndahano mwese muri kunyumva neza cyane. Noneho rero naragiye niryamira ku mabyejo. Abantu bahombotse bari kunyiruka ngo bagiye kumbona kumvata basanga nibereye aho ndago bambonye mbese ni Imana yabahumishije. Imana ikoreshaga n'abapagani kuko babazi yuko bazava mu bavuga butumwa. Nukuri Imana ingirira neza. Ariko icyo nakubwira twavaga hano tugafata imodokari tukajya Igisangani. Twagera Igisangani tukabaha abazamu tukababoha. Twamara kubaboha ndagira n'umuvuga. Twaragendaga mu maduka y'abazungu twagerayo tugasanga mw'imbwa 5 zambwa 5 rero. Najyaga kureba ihene mu bazayigwa tukayibaga. Twamara kuyibaga tugashyiraho side murayizi yayindi umuntu ajyagapfa iyo. Noneho rero twayisigaga iyo hene twamara kuyisiga twayiterera muri cya gipangu. Ihene igahiti imbwa igahita ipfa zose zigapfa tukabona tukinjira muri icyo gipangu cy'uwo buzungu. Satani afite amayere menshi. Reba Imana yangije byinshi cyane imva nyinshi cyane kugira ngo buno butumwa muzabwumve cyane rwose. Hari abasaza bo twavukanye aho nduye ndana umusaza n'umwana. Ariko muri abo bajura 50 uwo bafataga ico gihe bamukubitaga igiti mu kibuno kigahinguka mu mutwe. Ayiwe Abandi babacaga amaguru.
abandi babanogoragamo amaso Yesu ariko kuko imana yari izi neza yuko nzaba umuvugabutumwa nzavuga nawe ukanyumva nawe uri kure yego unyumve ibitangaza imana yangoreye yarakoze ikambindura ngave muri ibyo bintu ngabo ndi guhumeka umwuka w'abazima amina aleluya nawe rero nawe ucyumva ya magambo va mu buraya va mu businzi iryo tabi rireke rituma ujya kwiba ugapfumura ukibihene z'abandi yego nariye ihene ariko ihene icyo gihe zari zirihari barazitereraga nkajya kwirondoza izo nshaka kandi mu nzu yanjye yari y'ubwatsi najyaga ndareba ihene ngayishyira munsi y'urutara ngaya bacana umuriro noneho zikaba nguruki buno kubona ngo rabevo kubona ngomeye nuko nari inyama irimo gikukuri ndundebe gutya nari inyama irimo gikukuri inyama nziza inzoga yo nariye yo ku rusenge none ihene rero nashyiraga mu rusenge zigakomera ngarya nibyo twatekaga mu ngono rero mu ngono ingono niyo twatsindagiragamo inyama ngarya umufa gwayo ngumva ko gukomeye neza cyane bakamba umutsima gusatuye n'akarere niyo mpamvu mfite imbaraga buri nambonye wasanga mfite imbaraga kandi mfite imyaka 72 abana bo nabyaye bambere ko uwo mugore yabyaye abana bane ariko nibo bashaje kuri njye ariko yuri muri Yesu buri cyaremwe gishya ibya kera biba byarashize maze gusiga amavuta atari bikotoro hari abantu bari kwisigira ikotoro ugasanga byabishe naho njyewe n'amavuta gaturutse mu ijuru amina amavuta urukumbonaho ubu buranga neza cyane none ari igihe wabaga uri umujura uri umusinzi uri umunywi w'itabi n'ukuntu waje muri Yesu ibyiza nibi ibyiza nabisanze mu mana muri Yesu haleluya Yesu akugiraga neza agatuma ukaraba agatuma woga agatuma utagira ubwanwa reba ndanubwanwa mfite Mani ishimwe ndiko haleluya haleluya mana yacu icumi amen ubu ndi gushima imana uwo mugore rero uwo mugore wa mbere amaze gupfa reka ndangira ubujura rero bitewe n'inzara yego ndangira ubujura ingoko zo nariye sinanakubeye Yesu we bandindishaga mu rutoke ibitoke ngaya ndabisarura nyirindoka akagera avuga ngo ndirana naho ibitoke byose narabimaze noneho najyaga mu bigori ngo barabindindishije ikigori cyumye naragishanyuraga noneho nakivanamo ngongera ngakiboha nyiri ibigori akagera areba ngo kinarimo kandi narabivanyemo kera noneho yambwira ngo tuye guca bya bigori ngo tubyanike ngakwepa singeyo noneho akagera atema ari kurunda hasi ngaratonora naho ibigori byose nabivanyemo mana yarakoze irakomeye cyane nawe naba urukunyumva buno injira mu mana ubwo busambanyi ubureke iyo nzoga dore imana yaguhaye akazi amafaranga agura ukubona uri kugahisha umugore none reba ko wabaye ndi washaje kandi ufite imyaka ingana warashaje byararangiye ndakubwiye ubuhungiro ni Yesu va mu izo nzoga none ukurikire Yesu numa ukurikire Yesu arakugira neza none ifaranga ryawe rirajya riragwa kuri fanda nduje kurara muri zabara haleluya zabara ndujya kurara muri zabara nukuri reba ko yangize nubwo urukumbona ubu ndi guhumeka bitewe n'umwami Yesu abaye umusore kubera neza cyane ndanimba imvite neza cyane Yesu yazikuyemo haleluya ariko abasaza batungana bose barashaje ndawashobora kugenda ngo ari kwirukanga ariko njye unyirutseho ndi wanje ubona nawe yagushikira ndabwo yangikira umugore wa mbere rero amaze gupfa neza cyane maze guhabwa agakiza 9 maze kuba mwiza nari mfite amavunja ageze ku 1000 none wagira ngo akarenge kanye ningakuruhinda nguye mu kirato wabireba nuko bitewe nuko Yesu narabonekewe njyewe narabonekewe Yesu yakubonekeye ugira ngo umucyo nukuri pe ubaga kuri tondeze umutwe gwanjye mbaraga kuri tondeze ariko nari mfite umutsatsi gwa shitani wagira ngo ndi shitani shitani ari kunyumva ukunduko shitani ari kumva ukunduko ndi kumuha ko ndi kumushweshuriza niko bimeze shitani
shitani ni mubi Amafuta wakurikiye shitani ndanga bari umuntu muzima Oya rwose. wa musore we va murungabangabano we yakureba bari abakobwa ngo abakobwa ni beza reka Yesu agushakira uwawe mukobwa ko bimeze mwiza neza cyane umva wa mugabo we amafaranga yose nguru kugamarira mu ndani umugore wawe aramucupije isura yarahindutse noneho kureba umudamu ukamureba ni mwiza kandi wawe ndamusumba neza umeze nka Dawudi yarahengerezaga ari ikintu cyuzuye amarari hari ibigabo biri guhengeza muri no misi Yesu aze kubireba noneho umudamu wa mbere amaze gupfa maze guhabwa agakiza 9 abanyumva ni munyumve noneho ndavuga ati data rero kumaze kumba gakiza ndi gushaka umukobwa Imana irambire mugaragu wanjye uri gushaka umukobwa ndi gushaka umukobwa ningo umukobwa akagera gutegeka ati nubwo wamumba ni wenda naba ndwaye akajya arambireka ukisabye Imana ni kiguha uzareba Samusoni ababyeyi be baramubwira ngo Samusoni mu bwoko bwanyu ndawundi mukobwa wari urimo usibye Dalila ngati mama ngo nabonye Dalila numva ari mwiza kuko icyo sabye ni kiguya noneho rero ndavuga ati data ndi gushaka umukobwa ngogenda umurebe urashima ndagenda ndavuga ati ko data mbwiye ngo rero ngo nje gushaka umukobwa hari igihe wiyoboraga Imana ikakureka ukiyobora Imana ikakureka wasabye nabi gusaba nabi murasaba ndimuhabwe ko musaba nabi ndagenda ndavuga ati ndirondeza igikobwa kinini gifite imbaraga kirajya kirambega ngiye kubona mbona umukobwa ufite amashuri ndavuga ati ni buri yaseka ngumva ndanezerewe wowe ariko icyo nakubwira narerekwaga ariko ndago narebye mu mutima narebye ishusho we mama we narebye ishusho ngira ngo ni umudamu nzanye nguwa kera ngo babandi bisugi noneho rero umudamu baze kumubona yari yarasabwe barakoye bari barasabwe barakoye uwo mukobwa noneho ndagenda ndazimura maze kuzimura noneho Imana nayibaza ngo ni isezerano hari abandi bari kubeshya Imana ngo ni amasezerano bari kubeshya bakazapfana nayo kandi isezerano rirapfaga hari abandi benshi cyane bafite amasezerano ariko icyo nakubwira Imana wasezeranye nayo isezerano rirasohoraga neza cyane umukobwa maze kumubona narazimuye maze kuzimura ndamusaba mu mezi 3 noneho tuba turashingiwe nakubisemo ka karuvati neza cyane umukobwa yambara urusunge najya ndamureba uruhande ngino ngamuti nabi Mana yaguhaye umukobwa wo mugaseka Imana haleluya Mara ni nziza noneho umukobwa namuranye nawe umukobwa arangije icyumweru mu ruhimbi atangira kumbwira ngo ariko wowe ngo nari nzi yuko uri umusore ariko wowe hari akazuzi njyewe nzigendera nasanze uwo mukobwa mvuye mu kazi nzangarangije icyumweru mu ruhimbi nzanga yigendeye apana mu kugenda rero yarambwira ati ariko mutware wanjye ngo hari akantu kari kumva mu nda kari kwinyogombora ngakabwana bemwa we wavuze ngo ndace nakora rako kabwana sukavanye ngo ndikumva mu nda bikomeye wa mukobwa barambeshe ngira ngo noneho nongera ndamugarura mugaruye aba mu rugo agaze mu rugo turangiza imyaka 5 twabyaranye abana 5 ndi hamwe n'uwo mukobwa umukobwa twabaga turi kurya noneho turi ku meza akandeba ngamubwira ngo turi kuwa mukobwa kutari kurya ngayiwe ngo ndago ndi kurya ngo hari ikintu cyo mbonye ngo none sikubona kuva wanza bakona indarareba mu kanwa agamenyo wagajyanye yarakubenze ngo namenyo ufite agamenyo wagaguzishije ayiwe mbega ndahitamo nabi nagize ngo n'umusore rebaga nomenye rwose garashize uri kumva none sinagiye kumurambagiza nijoro cyangwa ni kumanywa bikige niko bametse umukobwa anyibeshyaho ndiyamenya ko ndi umukozi w'Imana ntabwo yarabi ndiyamenya yuko Imana yanderi kangira hejuru kweli Mana ngiriye neza undi umuvuga butumwa nuzuraga umuka wera tari wa muka wera w'ibishagari oya pe ukuzura umuka wera abantu bakubona
bakavuga ngo waramenetse ngo kandi ngari umwuka wera aragutambagiza akakwereka icyiza cyayo wa mukobwa rero tumaze kubyarana 5 akagera ndeba ku meza akavuga ati ngo nzigendera ariko si wa mukobwa uzagenda uje utamukubise ndagukubise kandi uramenya sigaho ejo bundi batavuga kandi umuvuga butumwa bakavuga ngo ni ngewe biturutse wakwitonda ngo ngenda nagenda wa mudamu ni ndukuroze ko ngunze kera oya nzanagenda we nzishakira undi mugabo ndamubwira ati rero genda mu bigabo byose bya mugi wirondoza urungana gukirira gushimisha ari kujyana ndavuga ati ibyo biroroshye ngomeza nivugira ubutumwa wa mugore navuye mu ruhengeri mu butumwa nzanga wa mugore yafashe ibintu byose yabiteretse ku mashareti ibindi barikorera abijyana ku mugabo ufite abagore 2 mana yari yambwiye rero byinshi akwangira kubera ntamenye ufite ayiwe ngo yuko ndashoboye akazi ayiwe none se abo bana bavuye oya bavuye he bantu bari kutumva buriya yanyibeshejeho abantu bari kutumva muri aya masaha mukomeze ubutumwa bwiza bubagereho neza cyane biremewe noneho wa mugore nzanga yahambiye yagiye yasanze umugabo ufite abagore 2 bamarana imyaka 4 iyo myaka 4 rero babyarana umwana w'umuhungu uwo mwana w'umuhungu rero neza tuvuze ngo tugiye mu rukiko kugira ngo badutanye noneho turaburana mu rukiko noneho baradutanya ngejo kuwa mbere none ku cyumweru rero ngeze ku masikariye nzanga wa mugore akana kari kunyagirira aho hantu ho ndyama bemwe abana uyu mudamu urukuririye hirya n'umwana we nuwahe ngo mbura bizi musi mama ariko Imana yari yabimbwiye ngo haje umushyitsi wihuse ariko wamana we ko tukuzi none uwo mushyitsi araza nzaniye ibirayi kwinzara yanyishe ikaba yaranyishe araza nzaniye ibirayi cyangwa ngo haze umushyitsi wihuse umushyitsi ndamutegereza naho narinzi neza yuko atari uwo mugore ariko iyo mana yarizi yuko ari uwo mugore Imana rero ni nziza ikubwira byinshi wa mugore yavuye mu mbere ku buriri azarambobera ndagira guca turahoberana neza cyane mu nzu yawe ariko wamana mu nzu yanjye ariko wamana uri umukozi w'umuhanga hano hanze hari ibigabo byitwa bya Dawudi bijyaga biriba abagore b'abandi none uyu mugore bari bamunjyanye none ngize Imana uramunzaniye waziki umuyaga guzanyica ariko wamunzaniye ndakibazo none rero cyo nakubwira wabana uri mwiza wa mugore turi kumwe ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko abari bazazigirirwa Matayo 5:7 hahirwa abanyembabazi kuko ari bazazigirirwa ushobora kunyumva kano kanya ndamundu wugiriraga imbabazi ndambabazi zirimo umva rero cyo nakubwira muri aya masaha wumve pasiteri uri kunyumva mu Pentecote Revera mwese muri kunyumva abapasiteri bo mu Burundi muri kunyumva ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hariya mubare ibice 10 ku murongo wa 7 haravuga ngo mugume ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ejo mudapfa muzize iki ejo mudapfa kandi mwarasizwe amavuta mwumve mwababyeyi mwe pasiteri Revera simo Anglikani simo Badodiye wumve muri aka kanya ijambo ry'Uwiteka riramanutse mugume ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ejo mudapfa kandi mwarasizwe amavuta none wavuye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro wavuye ku muryango ugeze ku muryango uvayo noneho ho ugira ngo ujye kureba indama uri kureba amafaranga ayo mafaranga rero ndago ahuriye n'indama zo waragiye abantu benshi cyane indama barazirekuye ahubwo amasega nigo gari kuzirira none cyo nakubwira pasiteri Revera uri kumva dataraje dataramanutse ibyanditswe byera
biduhishurira isigeze igihe cyo kurimbuka. Ibyanditswe byera biduhishurira isigeze igihe cyo kurimbuka. Wa munyabyaha we, ko wanga kwiyana, umunsi nugera uzahungira he? Wirengagiza imana yawe, wibwira yuko iwanye nawe, hitamo nonaha ubuzima bw'iteka. Mana y'imbabazi, mana y'urukundo, waduteguriye ahera mw'ijoro. Ushaka inzira imwe igana mw'ijoro, kora vuba vuba ugifite uburyo. Amina, amina. Umukozi w'Imana mwumvise ibintu yahuye nabyo, hanyuma Uwiteka Imana iramusanga. Abo bakoranye ubujura, abo banywanye itabi, urumogi n'ibindi, bose barapfuye. Muntu urukunyumva kunda Yesu, urukubona uyu mukozi w'Imana, reba uko angana, abandi bose barapfuye. Mwabyumvise, waba ukibirimo, waba ukijya hirya no hino ukaba ukibigendamo, ariko akugiriye inama bivemo nawe. Reka dusoze tuvuga ngo bivemo ugaruke kwa Yesu, niho wabonera amahoro. Reka tumuhereze umwanya asenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana waremye ijuru n'isi, warandinze cyane, undinde mu bikomeye, imva zo wandengeje ni nyinshi. Uhabwe icyubahiro. None Mana ngaba ngushimye muri aya masaha, amaze kumva ubutumwa bwanjye, ubuhamya aho wanguye. Data ushimye buhindure benshi, buhindure benshi muri aya masaha. Abantu banyumvishe bose ubu butumwa bubahindure. Kandi Uwiteka Mana hari icyo wangoreye, niyo mpamvu wandinze ibi byose, kugira ngo buno buhamya buzagere ku bantu bose, abantu bose bazabyumve. Urakoze rero, ubane natwe muri aya masaha asigaye, tubigusabye twizeye ko byose bikoze mu izina ryawe.